iryo jambo Imana imuvuzeho rimurinda kuribwa n'inyamaswa, iryo jambo Imana imuvuzeho ribana nawe. Bibiliya iratubwira ngo ariko igihe kigeze ngo Imana yongera kugaruka ngo ihura na wa muntu yarakuze. Ubwa mbere imugarutseho imuvugaho irabuze ngo abeho irigendera, ariko iza kugaruka isanga noneho yarakuze n'amabere yaraje n'umusatsi waraje, ngo ariko imwitegereje ngo ibona yambaye iki? Imana. Kuyitondera ubwayo nibyo bituma tubaho. Umwanditsi w'imigani igice cya 7 umurongo wa 2 aranditse aravuga ngo komeza amategeko yanjye n'amateka yanjye yabike ku mutima wawe, ngo kugira ngo ubashe kubaho, ngo kandi ibyo nakubwiye nibyo nahamije ngo birinde nk'ukurinda imboni y'ijisho ryawe. Ishuwe 3 Yohana yanditse itero ry'Isarudi arababwira ngo nubwo wewe uzi kuriho, Imana ngo ibona abantu b'Isarudi ari intumbi, ibona barapfuye. Gupfa ni mu bugingo n'ukureka amategeko y'Imana n'ibyo yahamije. Ibyo bituma abantu bapfa, muzababona barapfuye bagenda barapfa. Umuntu wapfuye niyumva, umuntu wapfuye nakora, umuntu wapfuye navuga, umuntu wapfuye nta mirimo akora. Uzabona umuntu wapfuye arahagaze ariko nta karimo, nta ndirimbo, nta jambo, nta kwezwa, nta kwihana. Cyakoze imirimo ya Satani yose iba muri we. Yarapfuye. N'amaturo ntayatanga n'ugupfa. Uriyo hasi ukayiduha. Ufite ibitenge 50 superi wagisi ibintu byose, amakoti 10, amashate, inkweto, ibijyanisha, buri gitenge gifite isakoshi yayo. Yego Mana, kandi byose nubyambara rimwe kandi urapfeje ubundi tubigumane. Wabiduhaye mbere tukabyakira tukazavuga wagiye. Murayabikirana ngo abana twebwe se tubaye data yarateganya. Irembo ryera TV, Irembo ryera TV. Ariko none muri ubwoko bw'Imana, kera ni muri akababarirwa, ariko none mwarababariwe, mwakire neza ijambo ry'Imana. Nitwa Habimana Jean Baptiste, ndi umukristo wo ku Muhimba nk'uko nabibabwiye. Ntabwo ndi umushyitsi Kaciro, ariko ntabwo naherukaga. Kuva Covid yarangira nabasuye nka 2 gusa. Ndashimira rero abashumba bongeye kudutekerezaho kugira ngo tuze tubane muri uyu mwanya wo kongera tukabaho. Imana ibaho umugisha, kandi iha umugisha umuntu wese wagerageje kuza guterana. Imana ishimwe. Iyi ntego yitwa kubaho intego nziza. Ntabwo umuntu wapfuye yaba ariho, ahubwo abazima nibo bagomba kubaho. Nibajije kuri aya magambo ndavuga ngo mbese kuki turiho? Kuki turiho? Icyo ni icyambere umuntu akwiriye kwibaza, ukibaza impamvu uriho. Jambo rya kabiri tugomba kwibaza ni ukwibaza ngo mbese tubeshejweho nandi? Uriho kubera iyihe mpamvu? Ninde ukubeshejeho? Ubeshejweho nandi? Ukwiye gutekereza impamvu uriho ukamenya n'ukubeshejeho. Iyo tuvuze ijambo ryitwa kubaho no kubeshwaho ni ibintu bijyana. Imana yacu yonyine niyo yonyine ibeshaho. Uwo mwihariko wo kutubeshaho niyo yonyine ufite. Ubu turaha nta muntu ufite ubeshejeho undi. Nje mfite abana 5 n'umudamu, ariko nje simbabeshejeho. Oya, ntabwo ninjye utuma supesi yoza ingami yabaho. Imirimo nkora si yituma baho. Ibyo kurya mbagaburira si byo bituma babaho, ahubwo buriya shobora no kuba numva batabaho neza. Ndigiye abantu bikoma mu gatuza bakavuga ngo ngenda akaze ninjye ubabesheje, urabeshya. Ahubwo ushobora kubaho kwawe ari cyo bitumye abawe babaho nabi. Turiho kubera ko kw'Imana yavuze ngo tubeho. Mwamvugiye ngo amen. Ibintu bihari turiho, bitanahari turiho. Muyimere icyubahiro. Tubayeho kubera Imana. Mwamvugiye ngo amen.
ntabwo umuntu abo kubera ibiryo, ntabwo umuntu abo kubera akazi, ntabwo umuntu abo kubera diporome, ntabwo umuntu abo kubera abantu, ntabwo umuntu abaho kubera kumenya gutekinika cyane. Turiho kuko Imana yavuze ngo tugize gute yemwe ngo tubeho. Mwongere muyimbere ikibarirwa muriho kubera iki yemwe Imana rero yaje iravuga ngo nimwongere mugire gute yemwe mubeho. Ninde uriho? Ninde Imana yavuze ngo abeho? Ni aya magambo Ezekiyeli yanditse, kandi arayandika ngo avuga ku mukobwa wa Yerusalemu wari warabaye maraya. Iyo tuvuze Yerusalemu ya kera niryo torero ry'ubu, twabigeranya n'itorero ry'ubu. Ni umurwa Imana yari yaratoranije, nabo babyisangamo, bisanga muri Yerusalemu. Hari igihe umuntu yisanga mu bintu utazi uko wabigezemo, ukisanga mu buzima utazi uko yabwisanzemo. Aba bantu rero Imana ica umugani, ubundi amagambo akomeye mwebwe musoma ya mbere, ariko munsi kugeza ku 60 n'ingahe harimo amagambo akomeye cyane cyane. Abantu bikundira aya magambo, ngunyuzeho nasanze wigaragura mu ivata ryawe, kandi ndareba wari waratawe utabwa ku gasozi, nta muntu wari warakwitayeho, yewe ngo kuva wanavuka ngo baravutse ngo baragute, ni nko kuvuka ngo baraguta, ngo nta n'umuntu wigeze ngo n'umukundwe wawe ngo nta wigeze usharira, nta muntu wakwambitse ngo n'utwahi tw'uruhinja. Baramuta amera nk'umuntu watawe. Ariko ngo Imana itagira isoni, Imana twicaye imbere nta soni igira. Buri ijambo Imana ivuze riruta rizana, rikubeshaho kuruta ibyo abantu bazana. Twebwe tubayeho kubera ijambo ry'Imana. Naratangaye, Imana ngo imusanga yaratawe, nawe amukuye ivata mu kanwa, nawe cyariye umukundwe we, numbaza uko byari bimeze. Ariko Imana imusanze muri icyo gihuru, iramureba iravuga ngo nubwo watawe, kuko nkugeze aho abandi baragutaye, ndavuze ngo ugire gute yemwe ngubeho. Mukobwa ngo wabaho n'ukuri kw'Imana, Imana imusigaho imusiga muri iryo shamba. Ariko uyu muntu nubwo ahasigaye ahasigarana ijambo. Nubwo ahasigaye ahasigaranye iki yemwe ijambo. Iryo jambo ubwaryo ryaramufubise. Iryo jambo Imana imuvuzeho ririmurinda imbeho yo mu butayu. Iryo jambo Imana imuvuzeho rimurinda kuribwa n'inyamaswa. Iryo jambo Imana imuvuzeho ribana nawe. Bibiliya iratubwira ngo ariko igihe kigeze ngo Imana yongera kugaruka ngo ihura na wa muntu yarakuze. Ubwa mbere imugarutseho imuvugaho, irabuze ngo abeho, irigendera. Ariko iza kugaruka isanga noneho yarakuze, n'amabere yaraje, n'umusatsi waraje, ngo ariko imwitegereje ngo ibona yambaye iki? Bona yambaye ubusa. Bona yambaye ubusa. Imana imukorera ibintu nka bitatu bikomeye. Icyambere, Imana ijya yibuka iryivuze. Imana yibuka iryivuze mu bintu, yibuka iryivuze. Umwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo igira ikurikirana. Buri ijambo Imana yavuze iraryibuka, ibyo yavuze kwitorera byibuka, yavuze kuri wowe irabyibuka, kandi irabikurikirana. Bya bibi bya byiza Imana irabikurikirana. Cyakoze imukorera ibindi bikomeye, imuzanira ngo imyenda iramwambika, ngo ihishe isoni z'ubwambure bwe. Irangije kandi ngo isanga ageze mu gihe cyo kubengukwa. Imana imukora ibyo byiza byose, ngo ariko ageze nyuma arayihemukira. Ikindi cya gatatu ngo iramusiga. Icya kane ngo imwambika n'impeta, yewe ngo z'izahabu, iramurimbisha.
wa murimbi Imana imuhaye bimutera ubwibone, bimuhitera kujya gusambana, ngo ati Imana ngo asambana n'imihanda yose, asambana n'amoko yose, asambana n'imihanda yose, asambana n'abantu bose, arasambana, areka Imana arayireka, ngo kandi ngo arangije ngo akoze isoni, noneho bwa bwambure ngo arongera bukoze isoni, ngo kandi ngo Imana imusiga ngo yaramamaye, ngo ageze nyuma ngo noneho ibyaha yakoze n'ubusambanyi bwe ngo buramamara, ibya nyuma bisiba ibya mbere. Natangariye aya magambo cyane, ndibaza ni twese Petero yanditse avuga ngo kera ni mwari ubwoko bw'Imana, aravuga ngo ariko none muri ubwoko bw'Imana, kera ni muri akababarirwa ariko none mwarababariwe. Nanjye ndibuka ndavuga nariko abapanekote ko twese Imana yatunyuzeho, ko muri aha nta muntu Imana itanyuzeho, twese yatunyuze ituvana ahantu habi, tusanga nta buzima, nta mibereho, nta shinge, nta rugero, nta hepfo, nta ruguru, nta buranga, nta bwiza, nta ukureba, nta ugutumira, nta myenda, nta byo kurya. Ariko ikuvugaho ivuga ibyo izakora, ariko urebye ibintu abantu bituye Imana nibyo bibi gusa. Iyo bavuze ubusambanyi, ubwo gusambana n'imihanda yose, abo bantu bagenda basambana imihanda yose, aho ukorera ibyaha niho usambanira. Siko abantu bibagiwe Imana, bibagirwa ko yavuze ngo babeho, basigaye basambana, basigaye banywa, bajya kuraguza, kandi bitwara uko babonye, biyamba uko babonye, bavuga ibyo babonye. Abantu bataye Imana, basuzuguye Imana, basuzuguye itorero, ibintu by'Imana babiciye amazi, babihinduye ubusa. Bamwe banza bavuga ngo nizaza no kuza mu rusengero, baza babishatse batanabishatse, bikoma mu gatuza, kandi ibyibahaye bibahaye ejo, iyo bibahaye yakongera ikabibaka, yakongera ikabibaka. Imana ikamutabara ukajya gusambana, we ikagutabara ukanywa isaha yose. Imana ikakuvana mu ivati, ikagusiga, ikagushimangira, ugasambana, ukabeshya, ukangana, ukica mwene se, ukagambana, ikintu cyose ukabikora. Abantu batagitinya no kurya igaburo ryera, abantu batagitinya ibyaha. Titono uvuye muri Nibature nahuye n'umunanje arambwa ngo nkumbuye umubishop umwe, ngo nuko avuga ngo yavuze ngo ndanabikumbura cyane, ngo numva yanjye akandambika ibiganza. Bishop siko abantu baba muri ADPR baba no mu yandi madini. Uyu mukobwa ngo yarasambanya, asambana n'amahanga, ngo yikubita munsi y'igiti cyari cyo cyose, yibagirwa iby'Imana ikoze. Cyo nicyo kibabaje abantu Imana yarabatabaye, ariko bibagirwa aho yabavanye n'ibyo yakoze, baribagirwa, basigaye barebera Imana ku ruhande. Mbese kuyabahaye iracyari Imana, ariko iravuze ngo wongere ugire gute yemwe ubeho. Mwabugiye ngo amen. Ye kuvuga ibintu nka bitatu bituma umuntu abaho. Igituma Imana itubeshaho icya mbere ni ukugira ngo twitondere amategeko y'Imana. Kuyitondera ubwayo nibyo bituma tubaho. Umwanditsi w'imigani igice cya 7 umurongo wa 2 aranditse aravuga ngo komeza amategeko yanjye n'amateka yanjye yabike ku mutima wawe, ngo kugira ngo ubashe kubaho, ngo kandi ibyo nakubwiye nibyo nahamije, ngo ubirinde nk'ukurinda imboni y'ijisho ryawe. Ubirinde. Imana ikeneye ko twongera tukitondera amategeko yayo. Kugarukira Imana no kugira ngo wongere ube, itugaruye ngo twongere twitondera amategeko y'Imana, itugaruye ngo twongere turinde ibyo yahamije n'ibyo yavuze, twongere tubirinde. Iyo kubirinda kwacu n'ukongera kuzamura ibendera, n'ukongera kuyiha icyubahiro, n'ukongera kuyibwira ngo uracyari Imana, n'ukubwira abantu ngo uracyakora, n'ukubwira abantu ngo uri Imana yacu, so kuyisebya mu bantu. Mwongere mugarura amategeko y'Imana, mwongere mu bapanekote. Ni Imana ituma tugarura. Cya kabiri,
iyo abantu bariho hari igihe umuntu aba ukabona ni intumbi, umuntu akaba hari ko atariho, umuntu akagenda ukabona agenda yarapfuye. Nahuye n'umuntu akubita umuntu, ndamugani ntugakubita umuntu, hari abantu bagenda baranapfuye ushobora no kumuyirika agapfa bakagufunga. Abantu benshi bagenda ari imirambo barapfuye, ariko urupfu rukomeye ni urupfu rwo mu bugingo. Dufite abantu b'imirambo baba mu rusengero ari imirambo, babwiriza ari imirambo, baririmba ari imirambo, bahanura ari imirambo yarapfuye. Ni abagabo b'imirambo, ni abagore b'imirambo, kandi ko hari igihe uhura n'umukirisitu ukavuga ati ese yaracyakijijwe, nyingo aracyakijijwe, ni umurambo ugenda, ni umuzimu. Mwanditsi w'Ibyahishuwe 3 Yohana yandikiye itorero ry'i Sarudi, arababwira ngo nubwo wewe uzi kuriho, Imana ngo ibona abantu b'i Sarudi ari intumbi, ibona barapfuye. Gupfa ni mu bugingo, nukureka amategeko y'Imana n'ibyo yahamije. Ibyo bituma abantu bapfa, muzababona barapfuye, bagenda barapfa. Umuntu wapfuye niyumva, umuntu wapfuye nakora, umuntu wapfuye navuga, umuntu wapfuye nta mirimo akora. Uzabona umuntu wapfuye arahagaze, ariko nta karimo, nta ndirimbo, nta jambo, nta kwezwa, nta kwihana. Cyakoze imirimo ya Satani yose iba muri we, yarapfuye. N'amaturo ntayatanga ni ugupfa, no guterana ntaterana ni ugupfa, no kurya igaburo ryera ntarirya ni ugupfa. Ni imirambo igenda yapfuye. Ariko nubwo bapfa hari icyo Imana ivuze, iravuga ngo ari kwibuka aho wavuye ukagwa, wihane, wihane. Kuki Imana ishaka ko tubona kugira ngo abantu bongere basubize amaso inyuma, bibuka aho bavuye naho baguye, bongere bagire gute yemwe bihane. Imana imaze iminsi tubwira ngo tubwire abantu bakiriho bihane, tubwire abagabo bihane, tubwire abakobwa bihane, tubwire abaririmbyi bihane, abavuga ubutumwa twihane, abatambyi bihane, abantu bose bihane. Hari igihe Imana itakitubona mu byo yatubonagamo, twihane. Hano yashaka ko abantu bihana, kugaruriye kwihana, ikugaruriye kwihana, itugaruriye gukiranuka. Ni iki tugaruriye? Ntabwo itugaruye ngo tugomeze tubeho gusa, itugaruriye kugira ngo tugire gute yemwe mwihane, mukore imirimo nk'iya mbere. Kugira ngo mukore imirimo nk'iya mbere. Abantu batuye mu bwoba gusa, ubugugu n'ubusambo byuzuye abantu, n'ubuyuku n'ubugegera byose. Nta mirimo iba mu bana, abantu barya bahuma, bakora bahuma, bacuruza bahuma, batwara imodoka bahuma, bavoma bahuma, barya ibyo kurya bahuma, ibirayi babirya bahuma. Ubu ni mu mihumo gusa, nta shimwe, nta gikorwa, ntaki mu mihumo, kandi muyarunze. Ariko nka turapfuye nkabona mudapfa, biracitse. Ni iki gicitse kweli? Habaye iki? Reka mbabaze, habaye iki? Hapfuye leta yarakwegereje amazi, kakwegereza umuriro, ikayegereza mitiweli, abana bakiga bugufi, wambaye inkweto urara kuri matora warisize, wambaye ibitenge nk'icuma, amafaranga uri afite uzikubitsa kuri banki, mutwaye imodoka, mufite ebyiri, muba mu mazu muri etaje, ku makaro, mu masima, murambara mukajyanisha ibintu byose, imisatsi murasokoza kakanta, ibitambaro mwakuyemo murajugunya, mwunongeraho. Papa ngo mwarapfuye. Ntabwo mwapfuye, murabifite, nuko mwapfuye nyine. Iyo umuntu yapfuye namenye ahari. Wapfuye nashima, wapfuye nakora ntacyo akora. Impamvu turiho ni ukugira ngo dukore imirimo nk'iya mbere. Barokore, ngere mukore. Jambo rya kabiri arababwira ngo ariko nimutihana noneho nzaza nkuri igitereko kitabaza hacyo. Zagiterura. Imana yiteguye guterura ibintu. Imana ni umuteruzi, zaziterureho. Yabiteretseho ifite ubushobozi bwo kongera ikabiterura. Ariko avuga ijambo ryiza, aravuga ngo ariko mfite amazina make.
y'abisarudi batanduje imyenda yabo ngo nibo bazagendana nanjye kuko babikwiriye. Nubwo bimeze gutya hari bake b'isarudi. Haleluya! Haracyari bake b'isarudi batigeze banduza imyenda yabo. Ntabwo barangwa siriduwire, ntibarakuramo ipantaro, baracyasenga. Ntabwo barabivanga, umwuka uracyari muzima, ukuri kuracyari muri bo. Ntibaratendebuka yiwe, niyo bayihamagaye iritaba ikavuga ngo ndi Imana yanyu mukomere. Hari bake b'isarudi bataranduza imyenda yabo. Bibiliya iratubwira ngo niba bazagendana nanjye. Muririmbyi araririmba aravuga ngo abagezeyo baragwiriye, baranezeza umwana w'intama w'Imana. Aravuga ngo ariko n'abandi bari mu nzira, aravuga ngo muze mwigira gute yemwe mwisigara. Mwongere mubeho, mukore imirimo myiza. Mubeho nyine, bwira mugezeyo ngo baho uri kukore. Nimuzuke mukore. Muzuke kabisa. Mutange ibintu niba babitange. Babitange. Jambo rya gatatu, iyo umuntu ariho akwiye kugira umumaro. Ikimana utekereza ikimana yaguhereye ibintu. Imana iguhereye ibintu iki? Uwo mwanya Imana iguhereye iki? Akazi kaguhereye iki? Ibyo kurya biguhereye iki? Urumva? Ayikuvanyaho ikwimikiye iki? Ikurindira iki? Gituma turiho nukugira ngo tugire umumaro. Haleluya. Gituma turiho nukugira ngo tugire umumaro. Nasoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya Esther. Masanga ijambo rikomeye. Igihe kimwe Esther yari yimitswe ngo abe umwamikazi. Reba kuba uri umuyuda ukima i Babuloni. Nko kuba uri umupanekote ugacurura izina. Kuba uri umukristo ugacurura izina n'ukuri kw'Imana. Ariko kuki mutagakira ibintu? Ugakizwa ugatunga amafaranga nawe ukabika kuri konte we. Siko abantu bafite amafaranga babika kuri konte. Ukajya i Dubai, ukubaka etaje, ukubaka inzu, ukabyarira ino, ukarerera ino. Ukajya muri supermarket nawe ugahaha ukarya umugati. Ego man, uri umukirisitu. Ukajya ku kizami cya perimi ukagitsinda mwa ugatahana perimi. Ukajya kwa muganga ugatahana umwana ugiye kubyara. Ukagira ngo ni ibisanzwe ino, uri umukirisitu. Ukajya kurangura i Dubai nawe ukadeduwana, uri umupanekote we. Ugahinga ukeza, ukorora inka nawe ugakamukanywa amata. Uri umurokore, uri umukristo kweli. Kuki mutaha agaciro iby'Imana yakoze? Mu gihe nk'icyo umuntu uri akwiye kugira ibyo akora, no kugira ngo tugire umumaro. Esther akandi keza mwa giye gusoza. Urakoze. Esther haboneka ikibazo giturutse kuri Morodekayi. Bari mu buzima muri situation zikomeye zigoye, ariko haboneka ikibazo gikomeye. Morodekayi yanga kunamira Namani. Namani ararakara aravuga ati ni wowe utanyunamira kweli. Hasaba umwami yandika inzandiko aravuga ngo abayuda bose babana na Morodekayi bakwiye gupfa. Ariko mu gihe bagombaga gupfa amahirwe yabo haba hari Esther. Kuriya ngo ndakunda Imana, iyo wayikoreye neza ukayubahisha, Imana isigaza ibizakurengera. Haleluya! Imana idufitiye ibizaturengera, nibigaragara, nitubibona, ntabwo tubireba, ariko nidukomeza kuyubaha turi kumwe nayo, ibizaturengera yarabiteguye. Wateye haleluya, yarabiteguye. Birahari.
ibizaturengera birahari we. Imana ifate Siteri imuhisha ibwami, Namani ntiyabimenya, Hamani ntiyabimenya. Habona ni umuntu wabaye umugore w'umwami gusa ariko ntiyamenya igisekuruza cya Esiteri. Bibiliya iyo ngiyo urakoze ibizaturengera ibizaturengera ari ahantu biri. Wiva ku Mana wipfa, ibizakurengera Imana yarabiteguye, birakwishe, biri ahantu hatagaragara. Imana yarabiteguye, yagaragaje ibyo yagutabaje, ariko aho yakuye bya bindi hari n'ibindi zagutabaza. Haleluya, birahari. Ibi ni Imana iba yarashize pembeni. Moridekayi arasenga, inzandiko zirasinywa, Imana ireba. Umuntu nahuye nawe avuga ati rwose ngo iyi minsi ya nyuma ngo Iliminati ngo bazamuye, ngo abatinganyi ngo bazamura amadarapo ngo ni danje, ngo ariko Mana ngo yeye ngo Imana irihe ngo yeye. Idarapo zirihuriye n'imbaraga za Yesu. Pastor ngo idarapo ni ukuri kw'Imana. Barize namubwira ubuse nabya ufite ngo wiyeze utaha, ahubwo ngo idarapo arimo kwanga kwezwa ngo idarapo. Muri n'amadarapo koko. Ukukora ibitureba tujya mu bitatureba. Ariko Moridekayi atuma kuri Esiteri. Esiteri atuma kuri Moridekayi amubwira ko yirije ubusa, amubwira ko yambaye ibiguniya, yohereza imyenda yo kwambara. Ariko uwo muntu Esiteri atumye Moridekayi aramutuma, aramubwira ngo genda ugende umbwirire Esiteri, umubwire ngo icyatumye Imana ikwimika kuba umwamikazi kwari ukugira ngo ugire umumaro mu gihe gisa n'iki. Igitumye turiho bene data, igitumye tutapfuye tudapfa, ni ukugira ngo tugire umumaro mu gihe gisa n'iki. Kandi impamvu tutapfuye si uko dukoze mu mabuye, ntabwo ari amabuye, si mitiwere, si emimayi, si medipura, ntabwo ari asiranse, ntabwo ari ubuhanga, ntabwo ari ukumenya kwirinda, si ukurya neza, si regime, si siporo, ni ukuze mu byuma, ni ukoze mu mabuye. N'amabuye barayasa bakayahonda, n'ibyuma barabishongesha bakabisudira. Igitumye turiho ni ukugisobanura, ni ukugira ngo tugire umumaro mu gihe gisa n'iki. Niyaguha ni ukugira ngo uyaduhe, nta kindi. Niguha imodoka ni ukugira ngo uyidutwaremo, niguha inzu ni ukugira ngo uyiducumbikiremo. Gusa nk'umuntu afite rwa etaje, arara hejuru n'umugore we n'abana be, hasi arara abadayimoni biruka muri salo no mu byumba byo hasi. Iyo etaje ikumariye iki? Waraye hejuru iyo hasi ukayiduha. Ufite ibitenge 50, superi, wagisi, ibintu byose, amakoti 10, amashate, inkweto, ibijyanisha, buri gitenge gifite isakoshi yayo. Yego Mana, kandi byose nubyambara rimwe, kandi urapfeje ubundi tubigumane. Wabiduhaye mbere tukabyakira, tukazavuga wagiye. Murayabikirane ngo abantu twebwe se tubaye data yarateganya. Umwana ngo nukumuteganyiriza ngo bukiri kare, ngo muteganyirize ngo nshire kuri konte ngo by'amashuri. Uzi ko aziga se ashobora no kuba mayibo. Ariko kemuransetsa bacyo ari twagize ibyago ejo bundi, umukristo wacu apfusha umwana agwa mu Bushinwa, arapfa arangije masters, umwana w'umusore muto. Ubu tumaze ukwezi dutegereje umurambo twarawubuze. Undi muvandimwe we umudiyakoni wo mu Gatsata witwa Damascene, umwana we atega igaraje Nyabugogo, yararangije muri Kiste, abonye lisansi.
ikamyira mugonga ikandagira umutwe twashyinguye iki cyo hasi ntabwo twasezeye umurambo muzi impamvu basezera umurambo basezera iki iyo iki kidahari ntibasezera igitumye uriho ni ukugira ngo tugire umumaro mu gihe gisa n'iki yewe wa mukobwa we si ukugira ngo usambane ni ukugira ngo ugire umumaro si ukugira ngo ukuremo inda ni ukugira ngo ugire umumaro si urwango n'amoko ni ukugira ngo mugire umumaro mu gihe nk'iki ni ukugira ngo mukore ibyo abandi batakoze izina ry'Imana rihabwa icyubahiro nicyo gituma turi ni ukugira ngo muririmbe 7 cyangwa 14 birenge no kuririmba ariko mugire n'ibindi mukora ni ukugira ngo mugire umumaro mu gihe gisa n'iki icyo gituma uriho icyo gituma uhumeka izina ry'Imana rigire gute yemwe rihabwa icyubahiro avugiye ngo amen jambo rya kane iyo Yesu akugaruye agatuma ubaho abagira ngo ukora ikintu kinashikirwa natekereje umudamu umwe ngo bigeze bamufata asambana ngo bamuzanira Yesu muri Yohana 8 ngo bamugejeje imbere ya Yesu ngo baramurega ngo Yesu ngo turi twamufasha asambana kandi itegeko rya Mose ritwemeza ko umuntu wese tuzafata asambana tuzamutera amabuye Yesu ngo arabareba ngo arunama yandika hasi ngo aravuga ngo muri mwebwe utarakora icyaha namutera ibuye kuko abagabo bagenda basoma ngo bagenda urusorongo Imana ihimbazwe bagenda urusorongo wasigara Yesu wenyine na wa mugore uzareka abantu bagende usigarane na Yesu ngo Yesu aramubwira ngo mbese abakuregaga bari aravuga ngo databuja bagiye aramuga ngo nanjye sinkukiriye hiteka genda nukongere gukora icyaha ukundi Imana ishimwe cyane uyu mugore ngo ashaka ikintu akorera Yesu ngo arakibura avuga ati umuntu unyijije urupfu umuntu utumye mbaho Yesu namuha iki ngo aragenda ngo ashaka amavuta meza wabuze n'utuvuta umuntu koko wenda ngo umuntu azahora gusengera ngo yasiga Yesu ku birenge ngo yahanaguze umutsatsi warira Yesu aravuga ngo icyo umugore akoze kizahora kibukwa iminsi yose Imana ihimbazwe cyane mwavugiye ngo amen jambo rya kane Yesu iyi Imana iturokoye kugira ngo dukore impamvu muriho no kugira ngo ibyo mutakoze mu bikore nasomye ijambo kandi iyo dukoreye Imana imirimo dukoze izahongera ikaturengera ibyo tuyikoreye biragaruka bikaturengera soza nibutse umugabo umwe witabiye atari biratubwira ngo yacitse kwicumu rya Sawuli wasanga Dawidi abana na Dawidi ngo aheka isanduku y'Imana ngo yisezerano ngo ababarana na Dawidi abiyatarageze nyuma ngo acika intege ngo ayoboka abandi bantu umwami abwira Salomo agiye gupfa aravuga ati abiyatari yakoreye Imana ariko yarangomeye ntuzemere ko ajya mumva atariho amaraso yavushije ndebera mu abiyatari Salomo yimye ingoma ashira mu bikorwa ibyo samubwiye aravuga ati abiyatari ugiye gupfa ariko abiyatari ngo igihe yiteguraga gupfa ageze imbere ya Salomo hamanuka imirimo y'abiyatari iravuga ngo abiyatari we wari ukwiye gupfa ariko hamanutse ikintu gituma udapfa wababaranye na data mwavugiye ngo amen mu byamubabaje byose icya kabiri wahetse isanduku y'umusikambwe y'Uwiteka imbere y'umukambwe wanjye Dawidi nukwiriye gupfa itahire ibyo ubwabyo byakurokora itahire reka mbabwire iyi minsi muzayirokorwa n'iki ni imirimo nimukorera Imana fana amaboko mu mifuka mukorera iki yemwe Imana mwavugiye ngo amen Imana ibamera umugisha mu izina ryande rya Yesu igituma turiho no kugira ngo tugire ibyo dukora ntabwo tubayeho by'umurimbo tubayeho ngo tugenda tuzunguza za konake twifashe mu mifuka dukira amacyandwe tutareba hasi twiyogoshesha zerofote no kugira ngo dukorere Imana nitubayeho ngo dusambane nitubayeho ngo dukore ibyaha nitubayeho ngo duhemukire Imana nitubayeho ngo dutukishe izina ry'Imana abapanikote murimo gutukisha izina ry'Imana kandi Imana yarabahaye Imana itugirire neza nimwongere mubeho twongere dukorera Imana nimubeho muri uyu mwaka kugira ngo dukorere Imana nimubeho kugira ngo muririmbe nimubeho
kugira ngo tuzamure icyubahiro cy'Imana. Nimubeho kugira ngo twitondekere amategeko y'ikiyemwe y'Imana. Nimubeho kugira ngo dukore ibyananiye abandi gukora. Nicyo gituma Imana itubeshejeho. Imana ibaha umugisha mu izina ryande yemwe rya Yesu. Munyuzeho sanga wigaragura mu ivata ryawe. Ndavuga ngo nubwo uri mu ivata ryawe, ongera ugire gute yemwe ubeho. Kera nitwari ubwoko, ariko none turi ubwoko bw'Imana. Kera niturakababarirwa, ariko none twarababari. Muhagakira agakiza, muhagakira igikorwa Yesu yakoze. Ibi bintu nibyari ibyacu, twari twumva kubyitirirwa, tubyitiriwe kubera Kristo. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Duhombeka amaso yacu dusengana Imana gatoya. Imana irashaka kubaho. Waje muri riteraniro ntabwo urakira Yesu, witabye Yesu tarapfa, waje tarapfa kandi byakwicaga byari bihari. Yesu yanze kugenda, ugapfa utamwakiriye, ugapfa udakijijwe. Nta mahoro ufite, nta munezero ufite, ariko hari icyo Yesu aguhamagariye, kwari kugira ngo wongere umwakire, ubuzima usigaje bwo kubaho ububanemo na Yesu. Hari umuntu uri muri riteraniro ngo wakira Kristo nk'umwami, ngo azamure ikiganza tumusengera, azamuye ikiganza tumwingingira Imana, tubwire Imana ngo uyu mugoroba yarakwakiriye nabeho, yongera abeho, ariko abahagufite. Rambura ikiganza tugusengera Imana. Niba uhari turakwingingira Imana. Rambura ikiganza cyawe, kirambure cyane, udafite isoni akirambure mu izina ryande yemwe rya Yesu. Nawe uhari ngo tumusengere, tumwingingira Imana muri iki giterane cyo kubaho. No kugira ngo abantu bongere Imana iguhe umugisha, no kugira ngo wakira agakiza. Aho wakoreye ibyaha wari gupfirayo ugapfa, ariko no kugira ngo uyu munsi Yesu aguha agakiza. Imana ihimbazwe cyane. Imoto yari kukwica, impanuka yari kukwica, amazi yari kugutwara, ariko Yesu arakurinda kugira ngo uyu munsi wakire ubutumwa, kugira ngo ubeho ariko ufite Imana. Ntabwo ibi bintu bikoze isoni, ibi bintu ni iby'imbaraga. Nawe kirambure tugusengere na mushiki wacu. Nawe undi ko tumusengere, kiragurya tugusengere. Imana ihimbazwe cyane. Kiragurya tugusengere Imana. Wigira isoni, kiragurya tugusengere. Imana ibaho umugisha kandi Imana ibagirire neza. Tusabe mushiki wacu ahaguruke tumusengere. Nubwo yabo umwe ntacyo bidutwaye. Navugiye ngo amen. Kadukomera Imana amashyi kubwa mushiki wacu ubonetse muri iki giterane, akiyemeza kwakira Yesu, akabaho muri ubuzima Imana igiye kutubeshaho, akabaho ariko afite icyagaciro, akabaho afite agakiza. Imana ihimbazwe. Irembo ryera TV, Irembo ryera